mbere yuko nkomeza kugira icyo mvuga no kugira ngo namwe muze gutanga ibitekerezo byanyu mumanze murebe iyi nkuru. Intandaro y'iki kibazo aba baturage bavuga ngo byatiwe nuko abaturage bagera kuri 6 bakoraga imirimo y'ubwubatsi bashinjwe kwiba imifuka 3 ya sima aho bakoraga muri company bivuga ko yitwa Town Country ikorera imirimo y'ubwubatsi aha mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze. Barabafashe barabakuta ngo bibye udufuka 3 twa sima. Aba baturage bashinjwe kwiba, abaturage bavuga ko bakubitiwe mu ruhame aho batuye bashinjwa kwiba izo sima. Abaturage bakanavuga ko kandi ngo bahise bajyanwa muri transit center ya Kinigi. Bamukubise ndi kureba niba inkoni ikavunika bakakubita iyindi baravuga ngo bagiye kubita ngo ntabazongera kubyara. Ninde uba ububasha bwo gukubita umuturage simply noneho umuturage ukekwaho ataranashinjwa cyangwa ngo bimuhame? Dufite amategeko ayagombye kubakurikiza amabwiriza y'amategeko aba yarashizweho. Gusa abaturage benshi hirya no hino bataka bumvikana bavuga ko ubuyobozi rimwe na rimwe bubafatira cyangwa se bukabashinja ibyaha runaka cyangwa se uwo bafitanye amakimbirane cyangwa se badafite kumvikana mu bintu runaka akamushinja icyaha runaka, kwiba se cyangwa se ibindi byaha, bigatuma ajyanwa kugira gusaba mwumvishe. Yes, this is KYTV show Simply Kumayombe. Maze iminsi ndi kumva ibintu ariko sino kuvuga ngo kumara iminsi ko ni ibintu bimaze igihe kirekire ahubwo bigenda bigaragara, ariko ndibaza ngo biterwa n'iki, bituruka kuki? Uburyo umuyobozi yifataga kubita umuturage kugeza umuturage ashize mu mwuka. Ushobora kutuvuga ati ese ibyo bintu wabyumvise wabikuye hehe? Reka nifashishe inkuru y'umunyamakuru Papi Clever Nizeyimana wo kuri TV1. Musanze hari abaturage bagiye gusura umuntu wabo warufungiwe muri transit center ya Kinigi, batungurwa no kubwirwa ko yapfuye nyuma yo gukubitwa n'abandi bagenzi be 6 bazira kwiba sima. Ni mu nkuru ya Peter Clever Nizeyimana wo kuri TV1 ku munsi w'ejo ubwo yari mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze ahitwa mu Kinigi. Kuri transit center yaho yahasanze umuturage wakubiswe ashamo umwuka azize inkoni. Ntibaza ninduha uburenganzira, ninduha ububasha umuyobozi runaka mu nzego z'ibanze cyangwa se n'undi wari we wese mu bantu bafite uburenganzira cyangwa se kuba bacumbikira abo bantu, ngo navuga inzego z'umutekano. Ninde uba ububasha bwo gukubita umuturage simply noneho umuturage ukekwaho ataranashinjwa cyangwa ngo bimuhame? Dufite amategeko ayagombye kubakurikiza amabwiriza y'amategeko aba yarashizweho. Gusa abaturage benshi hirya no hino bataka bumvikana bavuga ko ubuyobozi rimwe na rimwe bubafatira cyangwa se bukabashinja ibyaha runaka cyangwa se uwo bafitanye amakimbirane cyangwa se badafite kumvikana mu bintu runaka akamushinja icyaha runaka, kwiba se cyangwa se ibindi byaha, bigatuma ajyanwa kugira gusaba mwumvishe. Hanyuma umuntu nk'uwo warafashwe, tuzi neza ko mu mategeko y'igihugu cyacu umuturage yafashwe ahana mugenzi we bitewe nuko yamuketseho ikintu runaka cyangwa se wenda yamufasha mwiba akamukubita, bikaba byavamo ko amwica, ubuyobozi buramukurikirana ndetse akabihanirwa byemewe n'amategeko mu buryo bwose. Nibaza ni iki cyakuyeho ko uwo muturage yakubise mugenzi we babyita kwihanira ndetse akabiryozwa? Ni iki gihugu ububasha noneho abayobozi b'inzego z'ibanze cyangwa se abashinzwe umutekano mu kigero cyo ku magereza cyangwa se n'ahandi hafungirwa abantu muri za transit centers n'ahandi henshi, ni iki kibaho uburenganzira bwo kubita umuturage kugeza ashizemo umwuka? Nta tegeko n'iri na rimwe ryemerera umuturage uwo ari we wese, kuko hanyuma yuko wenda hari inzego na position bamwe na bamwe bagiye barimo, tuba turi abaturage gusa. Nk'uko umuturage ahana undi akabizira cyangwa se bikitwa ko yihaniye akabizira cyangwa se akabiryozwa, nta gihe umuyobozi runaka ku rwego runaka usibye perezida nawe hari andi mategeko abigena wagombye kuba hana mugenzi we ngananirwe kubiryozwa, yagombye kuba biryozwa. Nababajwe nuko rero iki kintu cyabaye ariko hakaba nta muyobozi urakurikiranwa bari bari aho ngaho cyangwa se mu bafiteho uburenganzira, nkaba mbona nta n'umwe urabikurikiranwaho
ngo abiryozwe, kuko amategeko turabizi, amategeko niyahana hakabaho umuntu w'indorerezi ureba koko ya mategeko yashizweho ari gukurikizwa, cyangwa se akareba ko ese ibyo umuntu yahaniwe aya mategeko niyo ari gukurikizwa. Umuntu akabaho w'indorerezi gusa yo kureba ko ya mategeko ubwayo ari guhana wa muntu. Ariko ntatangazwa nuko no kujya kubona ukabona umuntu ku giti cye yihaniye umuntu aramwisha. Tuvuge ngo umuturage wapfiriye muri Transit Center ya Kinigi muri Musanze, uwo muturage usibye gukekwa ko yibye sima we n'abagenzi be 6 bagakubitwa, ibintu bidahakanwa n'abayobozi cyangwa se n'uwari wese waho ngaho, bose barabyemeza ko abaturage bakubiswe. Barakubitwa, umuturage umwe muri abo bakubiswe ashiramo umwuka azize inkoni, abandi nabo bameze nabi, imiryango yabo yaje kubareba. Uwo wakubiswe agapfa yasize abana 2 bato nk'uko bivugwa, ndetse nk'uko byatangajwe n'umugore w'uwo mugabo witabye Imana. Avuga ni amategeko, ese umuntu niwe mategeko cyangwa amategeko ubwayo niyo yabeyeho kugira ngo arengere abantu muri rusange? Hanyuma kugeza ubwo umuturage afatwa agakubitwa, ubundi hari umuturage tuvuga ngo wenda iwe yagakubiswe koko, nubwo nabyo bifite uburyo bikurikizwa mu mategeko, nk'umuntu wishe umuntu akabigenda akabipanga akabishiraho umugambi akabinoza akabyemeza ko azabikora akabigambirira kugeza bibaye, wowe twagombye no kuba rwose tumushyira mu nteko y'abaturage tukamugenera igihano kimukwiye, kiboneye kimukwiye kandi kimwe ewana kigera ku nzoka kabisa. Hanyuma undi wese utazanye ibindi bintu byagandisha rubanda, nko kuba ashobora kugambanira igihugu, nko kuba ashobora kuba hari ibikorwa bibi byarimbura imbaga ateganya cyangwa ari gupanga, hari ibi byaha bindi byo yibye inkoko, yibye isafuriya, yatoboye inzu, n'ibyaha kandi bikomeye. Ariko nanone hari uburyo bwo kuba bafata umuntu bakamuhanamo. Umuntu niba umuturage umufatiye mu nzu yawe yagutoboriye inzu, wamuhana by'uko ufite uburakari n'umujinya bwo kubona ukuntu yaragusubije ku isuka, ukaba ubihanirwa ukabifungirwa ibihano bikajya hejuru. Na wundi muntu nawe wagombye kuba afite uburenganzira bwo gufata umuturage gutyo akagenda akamukubita, noneho bitace no mu rubanza ngo umuntu byibuza bimuhame, hanyuma wenda abone guhanwa bikurikije uburyo bw'amategeko. Niyo mpamvu amategeko aba ahari. Amategeko sinzi impamvu tuyarengaho tukishyira yacu tugakora ibindi bijyanye n'ibinyuze inyuma. Nta hantu na hamwe nzi haba handitse ko mu mategeko y'igihugu cyacu umuturage niba afashwe ubuyobozi buba bugomba kumufata bukamukubita bukamukanda kugeza ashizemo umwuka. Nta hantu bizi, keretse n'ibyo biba biri ku migereka tutabona mu mategeko ari penali, bikaba biza ku migereka wenda ikagirwa n'ubuyobozi ahantu hamwe na hamwe, bakaba iyo migereka nyine y'ibindi byiyongera ku gihano biba bifite ahantu bibitse. Ariko nizera ko byaba ari ntabyo. Hanyuma umuturage mugezi wawe nuko wenda wowe murusha kuba ufite iyo ranka yo kuba ufite position yo kuba umureba, hanyuma ugafata ugakubita umuntu ukamuminagaza ukageza ubwo mwishe. Iki kintu kirababasha, nshobora kuba ari kukivuga gutya mukavuga muti uyu muntu nagabizi cyangwa se ibyo avuga arabihimba, na hantu tubizi. Kuba wabura itangazamakuru ariko watangaza ibintu ntibyemerwe, cyangwa se itangazamakuru ryaba ari ryo kugaragaza gusa amashusho y'ibyabaye, ariko iyo nta kintu cyabikurikiranye ngo kibikorweho, nk'abo bayobozi bahanwe kandi mu rwego rwo hejuru cyane ko umuntu wabikorewe yari umuntu washinjwaga bitari byagahamye byemewe n'amategeko, kuko bari abantu bagera muri 6 byagombye kuba bifite uburyo babitreated. Gusa ushobora kubivuga mukavuga ati ikibazo ni iki. Mbere yuko nkomeza kugira icyo mvuga no kugira ngo namwe muze gutanga ibitekerezo byanyu, mumanze murebe iyi nkuru. Intandaro y'iki kibazo aba baturage bavuga ngo byatewe nuko abaturage bagera kuri 6 bakoraga imirimo y'ubwubatsi bashinjwe kwiba imifuka 3 ya sima aho bakoraga muri company bivuga ko yitwa Town Country.
ikorera imirimo y'ubwubatsi aha mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze. Barabafashe barabakuta ngo bibye udufuka 3 twa sima. Aba baturage bashinzwe kwiba, abaturage bavuga ko bakubitiwe mu ruhame aho batuye bashinjwa kwiba izo sima. Abaturage bakanavuga ko kandi ngo bahise bajyanwa muri transit center ya Kinigi. Bamukubise ndi kureba inkoni ikavunika bakakubita iyindi baravuga ngo bagiye kubita ngo ntabazongera kubyara. Byumvikana ko transit irafunga ako kampani ifite ikibazo kuko bamanje babicara rwose. Kuri iki cyumweru abaturage batuye mu mudugudu wa Nyarusizi mu kagari ka Kaguhu mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze umurenge wa Kinigi hari na transit center ya Kinigi batungurwa no kubwirwa ko umwe mu bari bahafungiye yapfuye. No wapfuye ni inkoni za mwinshi. Yapfiriye hehe? Ni hano muri transit ya Kinigi. Nawe urabyumva kuko iyo umuntu arwaye bamenyesha bamujana ku bitaro ndagiye akavuga ngo yaguye ku bitaro. Mwebwe yaguye hehe? Tubabaje yaguye muri transit. Abaturage barenga 20 Wane byasanze kuri uyu murenge wa Kinigi ahari na transit center ya Kinigi barimo mukecuru Nyirabanyiginya Suzana w'imyaka 65 na Nyiramponoke Claudine umugore wa Sebahire Joseph bivugwa ko yapfuye bakamenya amakuru y'urupfu rwe baje kumusura aho yari afungiwe muri transit center ya Kinigi. Umugabo Rwanda kurahunguye narinde nje kumusura yaza hano bariho bambwira ngo yapfuye. Ariko naje nje gusura numva ko umwana yapfuye. Abaturage bafite ababo bakubiswe bazira kwibasima baratabariza abandi bakubiswe ko nabo bakurikiranwa kuko ubuzima bwabo butameze neza bitewe n'inkoni bakubiswe. Ukomeza ahubwo icyo twasabaga kwari kugira ngo dukorere ubuvugizi aba basigayemo nabo babaduhe tujye kubarwaza inkoni. Biri nta n'umubiri bafite ni nk'amagufa gahagaze. TV na Radio 1 byashatse kumenya ukuri kw'amakuru avugwa n'aba baturage yuko hari abakubiswe bashinjwa kwiba sima muri kampani bivugwa ko yitwa Town Country. Umwe mu bayiyobora TV na Radio 1 byabashije kumenya ko yitwa Fideli nta makuru arambuye ahaye ibi bitangaza amakuru. Aha hari ku murongo wa telefoni Yamuragiye Jean Marie Vianney uyobora Transit Center ya Kinigi mu karere ka Musanze nuko ababivuga ko bakubiswe bashinjwa kwiba sima bamwe bafungiwe aha muri transit center ya Kinigi bashinjwa kwiba sima n'ubundi. Icyakora avuga ko uwapfuye we yapfuye yamaze kugera mu maboko y'abaganga kandi ngo n'abahafungiwe bameze neza. Arwaye rero mu gitondo bahamagara ambulance mujyana kwa muganga. Ntabwo yaguye muri transit aguye kwa muganga rero. Abo ngabo rero bazizaga case y'ubujura bwa sima ariko ibyo gukwitwa byo nta makuru bifite ahari. Kayiranga Theobald Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage aha mu karere ka Musanze mu butumwa bugufi yahaye TV na Radio 1 yabwiye ibi bitangaza amakuru ko umuturage bivugwa ko yapfuye ngo yapfuye yageze mu maboko y'abaganga. Ni nako kandi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent of Police Jean Bosco Mwiseneza nawe mu butumwa bugufi yahaye wani yavuze ko uwo abaturage bavuga yapfuye yageze mu maboko y'abaganga. Kugeza ubu aba baturage baranenga uburyo ki habayeho kwihanira hagakubitwa abaturage bagera kuri 6 bashinjwa kwiba bamwe bikanabagiraho ingaruka zakomotseho urupfu nk'uko babivuga. Jewe icyo ndi gusaba baramwisha ari inkoni asize utwana tubiri tutagira uko twakuye. Peter Crevanize y'Imana TV1 imusanze. Wowe umaze kumva iyo nkuru ndizera ko inkuru umaze kuyumva uko byagenze icyabiteye aho byaturutse imvano ndetse n'ibindi byinshi. Ese wowe urabona bikwiye ko umuturage akubitwa kugeza ashizemo umwuka agakubitwa noneho kandi tuzi neza ko kiboko nta kiba mu gihugu cyacu ibijyanye no kuba umuturage yakubitwa kiboko ibyo byarangiranye n'imyaka yashize amategeko ariho aravugururwa kandi avugururwa amanywa n'ijoro buri mwaka ngira ngo mu myaka nk'ingahe amategeko aravugururwa mu mategeko y'igihugu cyacu nta muntu n'uyu n'umwe ufite uburenganzira usibye wenda perezida nabyo umuntu azabisoma wenda nta wundi muyobozi wagombye kuba ahabwa uburenganzira bwo guhita umuturage utamurwanyije. Umuturage hari uburyo hari inzira nyinshi zagombye kuba zikoreshwa kugira ngo uwo muturage waketswe wenda kwiba nk'uwo bavuga ko yibye sima byaga bikunda nta kintu bari kubura cyo gufata cye mu rugo bakavuga bati n'abantu 6 isima bibye ni isima 3 nanubwo ni isima nyinshi wenda ngo tuvuge ngo baturi iduka barisahura ni isima imifuka 3 ubwo ni 250 250 ndizera nashidikanya ko nani 30 birimo ibihumbi 30 gutyo na bibiri gutyo kuko isima wenda ni 10,500 gutyo
tuvuge ko ari 35,000 bari kuryozwa cyangwa se bari kuzira abantu batandatu, bivuze ngo umuntu yasabwaga 5,000 kugira ngo iyo mifuka yishyurwe, hanyuma wenda amategeko akore procedure yo kubahana mu rwego rwo kugira batazongera nko kubacisha akanyafu, ariko akanyafu bavuga ntabwo ari akanyafu k'inkoni. Ushobora gufunga umuntu wenda amezi 2, amezi 3, ukwezi se, nubwo yaba akora ibindi bintu aho ngaho yaratanze nayo amafaranga, burya iyo mirimo aba yarakozwe nayo iba iri kwinjiza. Hanyuma umuturage agakubitwa, ni ukuvuga ngo wapfuye azize 5,000. Bivuze ngo arazira 5,000 ariko yakubiswa arapfa. Ninde watanze uburenganzira bwo gukubita abantu bafunzwe? Umuntu bica mu nkiko agafatwa agafungwa, niba kuko yamejwe ibyaha imbere y'inkiko, yamaze kwihanirwa ajyanwa habigenewe muri gereza zemewe, agakurwa muri transit centers, hanyuma uwo muntu agatangira igihano cye, agakora ibikorwa bifitiye igihugu akamaro n'abaturage muri rusange. Ariko sinzi neza niba hari itegeko rivuga ngo hano umuntu kugeza umwishe, noneho especially gukubita. Nk'uko umuturage byaba biri nta hantu bitandukanye n'uko umuturage yakwifatira umuntu akamukubita, akamunoza, akamukubita, akamwumvisha akabwana koko. Ariko niba umuturage atemewe kuba yahana, ninde ubundi amategeko yemera guhana? Avuga ati wowe ni wowe wemerewe guhana, ni wowe wemerewe gukubita, ni wowe wemerewe gukomeretsa, ni wowe wemerewe gukubita umuntu ukamwica. Amategeko ninde yagennye? Icyo kintu nacyo bajye badusobanurira. Radio zabaye nyinshi, televiziyo ziba nyinshi, kandi bibaye byiza bajya bahora basubiramo ayo masomo, cyangwa akayashyiraho uburyo buri wese hari igihe runaka bazajya basobanura ayo masomo, bakavuga neza bati ibyaha ibi n'ibi urabihanwa ugakubitwa kiboko. Iki ni ikibazo gikomeye kandi kimaze gufata intera yo hejuru, aho abayobozi hirya no hino usanga bamwe na bamwe b'inzego z'ibanze barabaye nk'ubu, reka mbite wenda barabaye nk'aba chef d'etat, barigize ibibyirwomana runaka aho ngaho, ku buryo umuturage ushatse kuvuga ngo arapfukumura bahita bamufungisha umunwa inkoni. Ushatse kuzana ngo ikibazo, ushatse kubavuguruza cyangwa se kubavugaho, uwahita ahura n'ikibazo kidasanzwe, bagahita bamukubita mu bintu byitwa ngo inzererezi, transit centers, yajyamo bakamukubitiza akabwana, akavayo yaramugaye nta kintu kibasha kwikorera. Urumva umuyobozi uvuga ngo ngiye kugukubita ngo kugeza ubwo, nkuko mwabyumvishe uwo mukecuru abivuga, akavuga ati tugiye kubakubita kugeza ubwo mutazigera mubyara. Hari abantu benshi twagiye twumva bakoresha izo mvugo, bavuga ngo turagukubita kugeza urangiye ushizemo umwuka, cyangwa se tugukubita ahantu tukuminagaza uzapfe nta kindi kintu wongeye kwimarira. Benshi bagiye bakoresha izo mvugo, turabazi, abagiye bazikoresha n'abari aho ngaho batwumva bazikoresheje. Mumenye ko icyo kintu ubwanyu mwamwifuriza abandi namwe umunsi umwe kishobora kubageraho. Icyo wumva wakorera undi muntu, position urimo muri iki gihe ibintu byabaye kijyeho, isi bagatebe gatoki, aho uri ushobora gusanga uhavuye n'undi akahajya. Ibyo wakoze wakoreye umwe ushobora gushiduka nawe babigukoreye bakabikuba, kandi baravuga ngo icyo ukoreye undi uzagikubirwe karindwi. Uko waba uri kose, position yariyo yose ku isi waba urimo yose, yariyo yose wumva ko ari position waba urimo yose ku isi, nivo ya nyuma waba urimo yariyo yose ku isi, haba hari uzaza akayigukura akajya muri iyo nivo. Idashobora kuyigukura wapfuye akagusimbura wapfuye, ushobora no kuyisimburwa uri muzima mu nzego zarizo zose. Nta rwego n'urumwe rubaho permanent, rubaho igihe cyose runaka, mbese rukazabaho kugeza rugize. Iyo mpamvu ubona inzego zimwe na zimwe ziba zifite ibintu bibi ziba zaragiye zikora, ubwazo ziba nta mutekano zifite. Uzabicunge neza. Umuntu wese mu kigero arimo, imibereho aba yaranyuzemo kugira agere aho ngaho, hari ibibi byinshi aba yaragiye akora, byinshi biba byaramubereye nk'inzego, esikariye zimuzamura zikamushyira kuri position ariho cyangwa se ku mwanya yo. Either zishobora kuba nziza ariko hari n'iziba mbi. Nujya ubona umuntu afite ubwoba bwo kuba yagenda muri rubanda, ujye umenya ko hari ibintu byinshi bibi yakoze, agira ngo ahubwo bitaza kuba bibi inzirondo, akaba ashobora gusimburwa cyangwa se akakurwa ku mwanya runaka ariho. Ibyo bintu bikaba byishobora kumugaruka, kubera ko ibyo wakoreye undi uhita ubwo atazabimura kandi amubire karindwi, atumva ubwoba burakwisha ati ntabwo bishoboka. Niba uri mu mudugudu ebana kuvaho bikamaza bikabitsinga.
niba uri umuyobozi runaka muri position runaka kugira ngo uveho bikaba insinga. Nibaza nkavuga nti nta muntu n'umwe nizera ko amategeko aho ubasha cyane mu nzego z'ibanze zirebera abaturage muri rusange wagombye kuba kwita umuturage amukekaho noneho by'akarusho atarahamwa n'inkiko, nta nubwo ntazi niba binemewe ko nubwo waba wahamijwe n'inkiko uri suppose cyangwa se ugomba gukubitwa kugeza ushizemo umwuka. Nk'izo pfubyi asize, abana babiri asize baraba bande, agiye gutangira kugora rubanda. Bataba abana bagomba gufashwa, abana batangire gukubora ari imbobo ari mayibobo marine zo ku muhanda, niba ari abakobwa bazakura uburere bwabo buri kujya hasi, uburyo bishobora kuzavamo ko bahinduka barara bagahinduka abakoboyi b'abakobwa no ku muhanda, akajya birirwa aribo babujije abantu umutekano kubera gusinda no kunywa ibiyobyabwenge, ubusambanyi bugafata indi ntera. Hanyuma ngo ibintu byose bifite aho biva bigira imvano. Abo bana kwiga imyigire yabo igiye gusubira hasi ku kigero gishoboka. Kwiga bamwe barahita barivamo nibo bareberwaga na papa wabo kubera z'ibihumbi 5. Izo nzego ngewe numva zigomba gukurikiranwa zigahanwa. Rimwe na rimwe hari umuntu rwagombye ubundi bizajyeho dusubiremo mu buryo bwa gacaca za kera. Ukoze ikibazo, uteje ikibazo, niba ari umuturage, niba ari umuyobozi azamwe muri rubanda, tumucire igihano, tumushireho igihano runaka, abihanirwe, kuko twese tuzaba duhuriye aho ngaho, ntabwo tuzaba dufite ibitekerezo bimwe. Bivuze ngo ntabwo tuzagamanira umuntu ngo tumubwiye ngo n'urugero wenda nafungwa imyaka 5 cyangwa umwaka, twabigambayeho ntabwo bishoboka. Abaturage bari aho nibazajya bavuga bati umuturage ahanishwe iki, ibitekerezo bakabikusanya, bagira icyo bahurizaho, baba benshi akaba ari cyo gikurikizwa. Bitewe nuko icyo gihe n'umuntu atahanyuzwe, ibyo bintu byagombye kuba bizigomba kuzasubizwaho, umuntu akajya hanirwa muri rubanda, muri societe. Kuko niba twizera amategeko tukavuga ngo amategeko arahari araturengera, ariko akaba ari yahonyora abantu kugeza ubwo umuntu ashizemo umwuka kubera inkoni akubiswe. Amategeko ntabwo twaba tukizera, kuko hanyuma y'aya mategeko haba hari ibindi bintu byihishe inyuma bikora bimeze nk'ibiri ku mugereka, bihari wenda bikurikizwa nyuma y'uko umuntu afunzwe. Kandi nizera nta bintu byaba bihari bindi birenza aho twaba tutazi, wenda ibyo tutazi n'ibyo n'amabanga abari hejuru afite abagenewe. Gusa nk'abaturage tugomba kubimenya, umuntu wibye waketswe kucya kubitwa kugeza ashizemo umwuka, yaketsweho kwiba ibintu yibye, nubwo ari nubwo yatoboye banke, na banke ari banke, wayibuka yibute, nta bindi bintu byakoreshejwe, nta bwicanyi bwayibereyemo. Imyaka myinshi tuzi umuntu ashobora gufungwa imyaka itari hejuru imyaka 5 kuri 2, imyaka 2 kugeza kuri 5. Ibintu bijyanye n'amafaranga, bijyanye n'ubukungu, nta muntu ufungwa igihe kinini nk'uko amategeko abigena, mu gihe hatabaye ikindi kintu cyo kuba hari ibyaha biburushorerane ku buryo wenda bituma imyaka yiyongera. Ariko niba umuntu aketswe kwibasima, nta wamushinjije byibuze ngo bimuhame 100%, kandi iyo bimuhama byagombye kuba byaciye mu buryo bw'inkiko. Hari ibigo byinshi byashizweho bigomba kunganira abantu, hakabaho kumva ikintu no kucyemera udahaswe, habayeho kumvikana, mbese ukumvikana na leta, hanyuma hakarebwa uburyo ki ibyo bintu byazishurwa cyangwa se byazabaho nk'ingurane runaka mu gihe runaka, cyangwa se ugafungwa mu buryo busubitse kugira ngo nawe ukomeze ushiremo imbaraga mu guteza imbere sosiyete muri rusange n'umuryango wawe. Izo nzego zaraje zirakora, ariko se muri transit center ni iki zibafasha? Cyangwa muri transit center n'uturima tw'abantu bamwe na bamwe bafata bakajya gukandiramo abo bumva batumvikana neza, abo bumva badashatse, ababazanye ibyo bita ngo kiburi, ababazanyeho agatuza bakakarega, ariho babajyana bati tujye kubanoza tubakande. Kuko transit centers bumva zijyanwa abantu benshi hirya no hino, amanywa n'ijoro usanga ari iza bazigezwamo, bagafatwa nabi, bagakubitwa, bagacurishwa fundi na buhoro, ugasanga umuntu muvuyemo yaramugaye, avuyemo nk'uko bamwe babivuga bati nta kindi kinazongera kwikorera kijyanye wenda tuvuge nta kubyara, yamugajwe yaminagajwe ku buryo bwo hejuru. Abaturage mutanga ibitekerezo turebe ese ibintu birakwiye koko ko umuturage akubitwa kugeza ashizemo umwuka, cyangwa se akubitwa agahinduka ikimuga cy'ubuzima busigaye bwose akazabumara mugaye. Mutanga ibitekerezo kandi rwose inzego turazisabye zibishinzwe niba zigira ngo koko nk'abaturage tujye dukomeza twumva turi safe, n'unafashwe wenda akekwaho twizere ko ashobora kugaruka amahoro, kuko hari abantu b'abanyabyaha n'ibyo bagomba kubihanirwa mu buryo bukurikije amategeko. Hari n'abandi bakekwaho gusa, cyangwa se umuntu yashaka kujya kumvishe akakuvuga ko yagutwaye mu buryo bwo gukekaho
yakugeza akaguhindura ikimuga cy'ubuzima busigaye bwose ugasigara nta kintu uzongera kwikorera cyangwa se nta bundi buzima usigaje ku isi. Ejo n'ejo bundi twumva ngo wapfuye ukiva muri transit center umazemo iminsi 2-3 ugasanga umuntu niba amaze iminsi 2 hanze avuye mu 3 ngo yashizemo umwuka. Iki kintu nicyo giteye ikibazo. Rero abaturage mutanga ibitekerezo kandi abantu babihanirwe, twumve ko nabo hari ingaruka z'ibyo bakoze, kuko ndizera nashidikanya ko nabo ubwabo ntibemerewe guhana nkuko umuturage atemerewe kwihanira. Nabo ntabwo bemerewe guhana, ahubwo bagomba kureba ko y'amategeko yashizweho ahanuye uwo muntu bitewe n'icyaha yakoze cyangwa n'ibyo yakoze ariyo arimo gukurikizwa, bo bakaba nk'indorerezi zo kureba ko ayo mategeko koko ari gukurikizwa. Iyi ni KYT Vision Simple kubayema yombi mu ibitekerezo, kandi turabakunda cyane, mujye mukomeza mudushyigikire, turacyari kumwe. Ibihe byiza.